Ya nshuti bavandimwe mukunda gukurikira ibiganiro byacu binyura kuri iyi channel ya EMTV, twongeye kubaha ikaze kandi turabasuhuje. Dushimiye mwese mwakoze subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubane. Nukuri Imana idakiranirwa tizigera yibagirwa imirimo yanyu mwiza n'urukundo mukomeza kutwereka ko muri kumwe, ko mugenda mudushyigikira bikadutera courage yo gukomeza gukora icyo twahamagariwe. Imana ibaho umugisha. Ni muri bya biganiro byacu rero muri no minsi nyine ibi narababwiye ngo ise ntisakaye. Mu by'ukuri nubwo turi kubagezaho inkuru z'incamugongo, inkuru mbi, byose nyine biba bikwiriye tuba tugomba kubimenya kugira ngo bigende bituma tugenda turushaho kumenya uko dukwiriye gukomeza kwitegura umwami wacu Yesu Kristo, kuko kuze ko azaza rwose ntabwo azahera, kandi niba atinze no kuza urupfu rwo ntirutinze. Ni inkuru rero nk'uko mwagiye mukomeza kugenda mubibona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye cyane cyane zikorera mu Rwanda. Ni inkuru rero y'incamugongo nyine. Mu by'ukuri iyi bisi ubwo yavaga i Kigali yerekeza i Musanze, yageze rero mu karere nyine ka Rulindo, hariya bakunda kwita ku Kirenge. Ni ahantu ho mu misozi hanahamye, vraiment imisozi hanamye cyane nk'uko muri kubibona muri aya mashusho. Bisi rero ku munsi w'ejo nyine ikaba yarakoze impanuka, navuga ko ari accident vraiment iri terrible, aho nyine kuri ubu abantu benshi cyane bakomeretse ndetse bikabije, indembe bakaba nyine bari gukurikiranwa mu mavuriro atandukanye. Kuri ubu rero hakaba hari abantu baburiye ababo nyine mwiriya mpanuka. Ni ukuba maso, ni ukwitegura. Reka rero tubagezeho mu buryo burambuye iyi nkuru yose uko yagenze ndetse n'aho bigeze ubu. Mukomeze mudukurikirane kuri Evangeliser Monde TV mu makuru y'ibigenda bibera hirya no hino dukomeza kubagezaho. Ngayo nguko ijambo ry'Imana riti, ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, nibwo imigambi yawe izatungana. Yemwe reka mbisubiremo, ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, nibwo imigambi yawe izatungana. Hari igihe ufata urugendo ugatangira urugendo uzi ngo uragera aho ugiye kuri destination, ariko nyamara muri urwo rugendo hakaba habitsemo igare ryawe. Ku munsi w'ejo guhera mu saa 7 twatangiye kubona inkuru yagiye icicikana ku binyamakuru bitandukanye byandika ndetse n'ibiri online bivuga iby'impanuka, accident rwose iri terrible yabaye ubwo bisi ya Societe Internationale yahagurukaga yerekeza i Musanze ivuye mu mujyi wa Kigali, itwaye abagenzi nyine nk'uko bisanzwe. Nyamara bamwe urugendo ntirwaje kuba ruhire. Mu by'ukuri yageze i Rulindo, aho bakunda kwita ku Kirenge, maze muri iyo misozi miremire cyane mubona, mu by'ukuri twagerageje kubihuza n'aka kavideo ngo murebe uko iyo bisi uburyo yamanutse kuri uwo musozi. Iyi video muri kubona ntabwo ari video y'iyi bisi yakoze impanuka, ahubwo ni ukubereka iyo bisi ikoze impanuka ku musozi bigenda bite. Nuko rero yacurangutse
iragenda rwose ikora urugendo iri kumanuka igenda icura agatebetebe niko navuga. Iramanuka muri metero byibuze zikabakaba hagati y'igihumbi ndetse na 800. Rero mu by'ukuri kugeza ubu ejo hari hamaze kumenyekana impanuka ikiba ko ari abantu 16 babashije guhitanwa n'iyi mpanuka, ariko imibare nyine ikomeza kugenda yiyongera. Kuri ubu rero tukaba tugiye kubagezaho noneho inkuru y'uyu munsi. Ese bimeze bite, byagenze ute, ese abayobozi mu nzego zitandukanye haba ndetse na polisi y'u Rwanda ndetse n'abandi bayobozi icyo bagenda babivuga. Mutega amatwi rero, ni inkuru tugiye kubasomera yanyuze yandikiwe ku kinyamakuru Igihe, dukesha iyi nkuru tugiye kubagezaho y'iyi mpanuka. Ariko icyo nababwira nyine mu by'ukuri ibi byose nk'uko dukunda kubibabwira nka Evangeliste Monde, ibi ni ibimenyetso by'ibihe. Ijambo ry'Imana avuga ko tuzi kubara iby'iminsi yacu turangije, ndetse ngo n'umuyaga iyo uturutse ikusi uhuha ukarengera cyangwa se bitewe n'aho uri kugana, iyo tubonye ibimenyetso byo kuzuba tumenya aho igihe kigeze. Rimwe na rimwe tukavuga ngo imvura iragwa, kandi koko bikagenda bityo. Ngo ariko abantu ntabwo bafite ubwenge bwo kumenya kubara iminsi yabo no kumenya ibihe bagezemo. Bene data, tugeze mu bihe bibi cyane, tugeze mu bihe rwose navuga ko ari bibi. Dukwiye kurushaho kwitegura no kwitunganya, kuko ibimenyetso biragenda birushaho kutwegera. Ahatari impanuka, ahatari indwara z'ibyorezo, ahatari intambara, hari inzara, hari ibibazo bitandukanye. Isi yose bene data ntabwo isakaye. Ese wowe ibi bikwigisha iki? Ikintu cya mbere wagakwiye gukura mu iri somo ni uko ugiye gutera intambwe, ubyutse ufashe intambwe wambaye ugiye, wakagombye kujya ugenda utunganije ibyo mu rugo rwawe, wakagombye kujya ugenda ubanje kwiyeza, kubera ko ntabwo ubuzi niba urwo rugendo, ntubuzi ibirurimo, ntubuzi uko biri bugenda. Yewe rimwe na rimwe nta nubwo ubuzi niba uri bugaruke. Ubwo rero Imana ikomeze itwigishe, idufashe kumenya kubara iby'iminsi yacu. Uzi imyaka umaze, ariko ntuzi iyo usigaje. Niyo mpamvu rero twari dukwiye kugenda turushaho kwegera Imana, guca bugufi, kwiyeza uko bwije n'uko bukeye, kugira ngo niba Yesu atinze, urupfu rwo ntirutinze, ruzasange tumwiteguye. Nk'uko nari mbibabwiye rero, inkuru dukesha Igihe ifite umutwe ugira uti Guverinoma y'u Rwanda yihanganishije imiryango y'abantu 20 baguye mu mpanuka ya bisi i Rulindo. Guverinoma y'u Rwanda yihanganishije ababuriye ababo mu mpanuka ya bisi nini itwara abagenzi yahitanye abantu 20, abandi bagakomereka mu murenge wa Rusiga, akarere ka Rulindo. Itangazo ryaturutse mu biro bya Minisitiri w'Intebe kuri uyu wa 11 Gashyantare 2025 ryatangaje ko abakomeretse bahise bajyanwa ku bitaro bitandukanye, bakaba bari kwitabwaho n'abaganga. Yakomeje riti Guverinoma iratanga ubufasha bukenewe ku miryango yabuze ababo no kubakomerekeye muri iyi mpanuka. Iyi mpanuka yabaye kuri uyu wa kabiri tariki 11 Gashyantare 2025. Ni ya bisi nini ya Societe Internationale Express yavaga mu mujyi wa Kigali yerekeza mu mujyi wa Musanze, bivugwa ko yari itwaye abagera kuri 52. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ICP Rutikanga Boniface yabwiye Igihe ko iyo modoka yarenze umuhanda ikagwa mu manga muri metero zirenga 800. Ati yarenze umuhanda rero igwa munsi yaho hafi ya metero 800 uvuye ku muhanda. Murabizi ko hariya ari mu misozi. Guverinoma y'u Rwanda yibukije abatwara ibinyabiziga kubahiriza amategeko n'amabwiriza yo mu muhanda. Itangazo ryakomeje riti tuributsa abakoresha umuhanda, cyane cyane abatwara ibinyabiziga, kubahiriza amategeko n'amabwiriza bigenga imikoreshereze y'umuhanda kugira ngo hirindwe impanuka zihitana
ubuzima bw'abantu. Ya Evangelizero Monde rero twihanganishije imiryango mwese, igihugu muri rusange, abanyarwanda ndetse n'imiryango yaburiye ababo nyine mwiriya mpanuka. Kandi isomo nyine tuba dukwiye gukuramo nk'uko nabibabwiye ni ukurushaho kwiyeza, ndetse niba ugiye no gufata urugendo ukabanza ugatunganya ibyo usize inyuma, ibitameze neza ukabigira neza ko ntubuzi icyo urwo rugendo ruhatse. Bariya nabo bahagurutse bajya mu madestination atandukanye bazi ko bari bugezeyo, bari bugereyo amahoro, ariko nyine biza kurangira kuriya. Hari igihe rero imodoka ugendamo, bisi utega cyangwa n'ibindi nyine byose babibitsemo amagare, ntawamenya. Rero Imana ikomeze ibagirire neza, ibaha amahoro, kandi rwose ni ukuri dukomeje kwihanganisha imiryango y'ababuriye ababo mwiriya mpanuka. Dukomeze tubabe hafi, tubasengere, kandi abarokotse nabo babonye impamvu nyamukuru yo guhamya neza ko umunsi wawe utageze ntacyo ushobora kuba. Niba hari ikintu gitangaje, ni inkuru twumvishe y'umubyeyi wari urimo abonye ibibaye, ahita afata umwana amurenza idirishya, wamujugunya umwana w'uruhinja amujugunya hakurya. Uwo mwana abasha kubaho, azahamya ukugira neza kw'Imana, nazajya abwirwa ayo mateka. Turacyakurikirana ngo tumenye neza niba nyina w'uwo mwana nawe yabashije kurokoka, kuko rwose urumva ni ibintu bitangaje cyane iyo umunsi wawe nyine utaragira ngo ntaho ujya. Sawa rero, Imana ikomeze ibagirire neza, kandi tubashishikarije gukomeza gukurikira EMTV Evangelizero Monde. Jye mwumvaga kuri mikoro ni Felix Harerimana. Shalom.